Azaya 91 verse 1. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, isumba byose. Muri make tujye tumenya Imana dukorera iyo ari yo, isumba byose. Nta kintu na kimwe kijya kiyinanira. Umurongo wa 2 avuga ngo, ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Ndabwira Uwiteka nti. Mbega ujya ubwira Uwiteka ko ari we gihome kigukingira, cyangwa dufite ibindi bintu bidukingira, cyangwa dushakisha ahandi hantu twakura ibidukingira? Yenda tujya mu bakuru kwikingiza cyangwa se gushaka ubuhungiro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka ni we buhungiro bwacu. Ibyo wajyamo byose ushakiramo ubuhungiro ntacyo buzakumarira, kuko niryo jambo ry'Imana ritubwira ngo Uwiteka ni we buhungiro bwacu. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Umurongo wa 3, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Kuko niwe wenyine ufite ububasha bwo kuzagukingira ibigutera byose. Niwe uzakurwanirira izo ntambara zose urimo. Gushakisha plan B ntabwo izagufasha. Iri ni ryo jambo ritubwira ati, ibyo wirukamo byose uziruka ariko uzagaruka unsange, kuko nijye jyenyine ufite ububasha. Nijye jyenyine ufite imbaraga zo kukurwanirira. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma bidukingira. Iri ni isezerano dufite. Ariko twe tujya twikokinga rimwe na rimwe, ugasanga tujya gushakisha ibindi bidafite umumaro. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka ni we mwungeri wanjye. Ubundi muri Zaburi niko hatubwira 23, Uwiteka ni we mwungeri wanjye. Twese turazi ko umwungeri ari we wita ku ntama ze. None ibindi twirukamo turabijyamo tujya hehe mbega? Uwiteka ni we mwungeri wanjye. N'ijambo riravuga ngo azakurinda ndira amoya ye.